ngiye kwereka impamvu muze kuvuga ko forex trading yoroshe pe. Uyu afite imyaka 9, uyu afite imyaka 6. Mu kanya ngiye kubereka ibyo bari gucuruza kuri demo account. Ngira ngo muribuka iyi video iri aha nari naberetse yuko yo gutangira demo, kugira ngo noneho turebe ubyo ari bucuruze, noneho nzamushire kuri challenge. Nkurikije ibintu yacuruje mu minsi, ndumva yaratangiye kuri tariki ya 21, turaza kureba iminsi irimo. Nekiriza ko nta byumweru 2 birarangira. Ndaza kubereka, ndaje mbereke account ye ahantu ayigejeje, ku buryo agiye gutangira vuba, arahita atangira challenge, agiye gutangira gukorera amafaranga ye. So reka tutangire. Okay, so Voniki agira ngo nyereke, akira nyereke account yawe, agira hano yenyereke na Blazen, uraza kugira, uraza kwita nyereke igeza hano. Okay, banze oya buretse banze nyereke yawe ya muri historique, turebe igihe watangiye kwicuruza. Tangiye kanda aho ngaho muri last 3 months. Okay, so account twayitangiye ryari? C'était le 21, n'est-ce pas? Okay, so twayitangiye tariki 21, umunsi wa mbere 22, hanyuma ngiye gucuruza tariki 4 z'ukwa 8, tariki 5, tariki 6, turebe tariki 30 nabo baracuruje, 23 baracuruje, 24 baracuruje, 29. Ndikubona biri kungora kubibara, ndakumenya iminsi umaze kuza, iminsi wacuruje uko ingana, kwezi ko ntabwo kurarangira. Okay, bon, watangiye le 21, uyu munsi turi itariki zingahe? Vakansiya uyu munsi, amavuni watubwiye amatariki, tariki 6, 21. Reka turebe muri kalendriye, turebe iminsi wacuruje buri munsi, n'est-ce pas? Tuvanemo weekend, donc ngiye muri August, ngiye muri July 20, le 21. Ok, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ni ibyumweru 2. Ibyumweru 2 biraburaho umunsi umwe. Okay, so bimazeho ibyumweru 2. Niba muri kubibona, murabona ukuntu yacuruje. Ngiye kutubwira iyo uri gukora ushaka kwinjira, ni biki mbere yo kwinjira mu isoko, ni biki ureba? Ndeba recent boss ya nyuma, urabanza ukayerekana, ukayishushanya ukayibona. na liquidity na fair value gap. Ukinjira hehe? Akenshi ninjira kuri fair value gap. Kwinjira muri fair value gap. Okay,
So niba muri kubibona, bien sûr akoresha strategie nigisha ya SMC, ariko mu by'ukuri nawe ashobora kuba atabizi. Ntabwo ari ashobora kuba atabizi, ntabyo azi. Strategie ari gukoresha, ndavuga strategie akoresha yinjira asohoka mu isoko, yinjira nasohoka, ntabwo azi yariyo. Ariko iyi strategie ni iri kumuha amafaranga kugira ngo yinjire, akoresha nyine SMC, ariko uburyo ari kubona amafaranga no strategie akoresha ntabwo ayizi, ariko niyo ituma abona amafaranga. Abenshi ntabwo muyizi. So yatangiranye account y'ibihumbi, yari ibingahe? 5. Maintenant ufite ibihumbi 5,715. Ndahita nkuvana kuri demo rwose. Ndahita utangira uyu munsi cyangwa ejo uzatangira challenge. Blazene nawe yacuruje uyu munsi. Reka gato ndebe ibyo wacuruje uyu munsi. Wamaze kuva mu isoko? Okay. Uyu munsi amafaranga y'abandi ndabona yamaze. Okay, katurebe noneho ya Blazene. Na Blazene atangiye ejo bundi. Okay, ya Blazene we utangiye ryari? Rebe last month. Blazene wewe bifate gutya nta kibazo. Bifate gutya aho ngaho. Wewe winjira mu isoko urebye iki? Order block niyo winjiriraho. So je nigisha uyu nguyu, uretse ko uyu nguyu ni mama we bamwigishije cyane, ariko giye nkurikirana uyu nguyu nawe namuha inshingano yuko yigisha uyu nguyu. So ubundi nashakaga ko banza ukamenyerana n'ukazabona kwigisha Blazene, ariko uyu mukobwa wanjye nawe ntakunda ko bamusiga. Ibyo musaza wakoze aba yumva ko nawe yabasha kubikora. So navuze ati ntago nzategereza, nanjye ngomba gutangira gucuruza. Watangiye ejo bundi le 3. Donc umaze 3 jours. 3 jours gucuruza. Ça fait 3 jours. Dans 3 jours umaze, non, dis-moi la vérité, mumbwize ukuri, ntago njye mbakurikirana ngo ndebe ukuntu muri gucuruza. Qui fait l'analyse? Est-ce que c'est toi-même qui fais tes analyses ou bien c'est Nivoni kugufasha? Ibyo ndazi byamfasha. Ibyo utazi ni nk'ibi cyagufasha? Ujye umufasha mu biki? Iyo habaye choke ntabwo aramenya kubibonamo. Ibyo yikorera n'ibiki? Market structure ayikora neza. Ujye ureba ko nta makosa yashizemo. Urayibonye ko ubushize uyu nguyu migisha gisirikare nta mikino nshiramo, hari n'igihe mufite inkoni aho ngaho kuko nyine abana ibintu byose babazi ko turi gukina. Rero bisaba ko mba severe, uyu mushiraho mba severe cyane kuri we kugira ngo atabikinisha, atabigira nk'ibintu bisanzwe. So ibyinshi amaze kubimenya, market structure amaze kubimenya neza. Donc iyo amaze kumenya market structure, hari ibyo agiye afata akabimenya mu kavuyo, ariko ibya market structure ntikeza ko nta kibazo uzongera kubigiraho. Donc nawe market structure ikora neza. Ikibazo afite ni kuri choke. Okay. Abasha kumenya break of structure neza, akamenya iri recent, akabasha kuyibonamo. Noneho akifatira entries wenyine. Entries hari kenshi abikora neza. Okay, donc ujya umufasha, ajya gufasha. Ndafasha. Ajya gufasha. C'est très bien. Donc unabona uburyo bwo kwiga. Dans 3 jours umaze kugira 319. Na rwose ntabwo muzi technique muri gukoresha. Igitangaje nuko ntabwo bazi technique ari gukoresha. Iyi technique mumavone kuri ko wisekera ku ruhande, aba bana birarangira rwose batwigishije. Technique muri gukoresha ntabwo muyizi, ariko iyi technique itanga umusaruro cyane 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 rwose. Niyo mpamvu nta n'ikintu nzahindura, mukomeze mubikore mu buryo bwanyu. Nawe Vonique, Blazene nagira igihe ukabona ko byose ari kubyikorera, byose nta kintu uri kumwereka, nibwo nawe uzafungura challenge. Vonique demo
ugiye kuyivaho, ugiye kujya gukora challenge. Nambwira ko ibintu byose wamaze kubimenya, nibwo nawe nzagushira kuri challenge, n'est-ce pas? So reka noneho dusoze hano, dusoreze hano. Reka dusoreze hano. Icyo nshaka kubereka ko mu by'ukuri nk'uko nkunze kubivuga, forex ntabwo igoye. Ikibazo kiba ari twebwe, kiba ari amarangamutima yacu. Aba bana kubera ko badafite stress yo kuvuga ngo amafaranga ndi bukorere uyu munsi niyo ndi bwishiremo inzu, niyo ndi buhahishe. Iyo stress ntayo baba bafite. Yiboneye profit arayifata. Mbese mwabonye ukuntu acuruza, ibihombo bye biba biri hasi, inyungu nayo nubwo atari bari hejuru cyane, ariko babona ko yunguka kenshi. So iki ni ikigero, ni example, n'urugero rwiza rw'uko forex ntigoye. Umwana w'imyaka 9, 6 ntarabimenya neza, ariko imyaka 9 we urabona ko ari kubikora ku rwego rushimishije, ku buryo ntekereza ko na challenge ngiye kuzamufungurira nayo azayicuruza neza. D'ici 2 mois ugomba kuba gukorera amafaranga yawe. Narindi kubitekerezaho nkumva birasekeje ukuntu agiye gukorera amafaranga afite imyaka 9, akaba agiye gukorera amafaranga abenshi sorry to say abenshi badakorera ku kwezi. So challenge ni passinga, dana gufungura account yawe ya banke kugira ngo ujye ushiraho amafaranga yawe. So, reka nsoreze hano. Forex ntabwo igoye. Twebwe bakuru biratugora kubera ko tuyizamo dushonje, tuyizamo dufite ibibazo by'amafaranga, tuyizamo twifuza ngo idukize ako kanya, tuyizamo mbese dushaka ngo tubone umusaruro ako kanya kuko dufite ibibazo bitandukanye. Aho niho bitugorera. Abangaba ko bacuruza nta stress bafite, actually ntabafashije nyene ngo mbe severe, bo bashaka gutekereza ko ari imikino bari gukina. So icyo nkora nuko mwereka ko ntabo turi gukina, turi gukora. Umukuru we naramusobanuriye bihagije ko igihe ntaba mpari agomba gusigarana umuryango akawitaho kandi akoresheje forex trading. So ibyo rero ndikushaka kubereka ko forex ubwayo ntabwo igoye. Niba abana, umwana w'imyaka 9, umwana w'imyaka 6 yabikora, umuntu mukuru nawe yabikora. Technical analysis ntabwo igoye. Kigorana nabivuze ni amarangamutima, ni stress ufite yo gushaka kubona amafaranga ako kanya. So ndumva nsoreje ahangaha. Ku muntu ushaka kuyiga unyandikire kuri izi nimero ubona kuri screen. Twamaze gutangira intake ya 2, tumaze igihe twatangiye, ariko ushobora kwiga kuri website giti cyawe. Amasomo yose aba hari, ukageza nka gukosora muri groupe. Shaka ubwo ndavuga ko mushaka kwiga kuri website cyangwa ushaka kwiga giti cyawe, amafaranga ni amadolari 500. Abo ushaka kwiga muri website ho wishyura amafaranga 1,100. Ntabwo ari ibintu bigoye, ariko bisaba ngo wicare ubyige, ubishiremo umwete, umenye technical analysis. Ikizakugora n'ikizakuvuna ntabwo ari ukumenya technical analysis gusa, nayo utabishizemo umwete ntabwo wabimenya neza, ariko ubishizemo umwete wabimenya. Aho bigorera no gushaka ngo ukire ako kanya, aho niho bigorera, ugasanga umuntu ari gutinda. Reka mbonereho nshimire, hari umunyeshuri witwa Jacques, ntabwo ndi gushiraho irindi zina arahita yimenya. Ni umwe mu banyeshuri bari gucuruza neza cyane. Ndumva amaze kunyereka account amaze gupasinga, apasinze turi kumwe. Ntabwo yishuye ko mufasha buryo buri private, ariko arankoresha kuruta n'abantu banyishuye kubigisha private. Niba ari ikintu nkunda nicyo ngicyo, nkunda umunyeshuri umubyaza umusaruro. Hari wenda namara kubona payout, yambwiye ko nabona payout tuzakora n'ikiganiro. Account zarazipasinze, ndumva uyu munsi yanyeretse account ya nyuma, niba ntibeshe yamaze gupasinga. Nabona payout nzamuzana, ariko nifuje kumushimira imbere yanyu kubera ukuntu ambyaje umusaruro. Donc azi kubyaza umusaruro amahirwe afite. So yego ntago bose nabemerera ko dukorana, yacuruje we arabinyereka. Hari ibindi byinshi byatumye numva biyumvisemo, n'umuntu w'ikinyabupfura, n'umuntu byoroshye gukorana nawe, ariko byarantangaje ukuntu arankoresha kuruta n'abantu banyishuye kwiga private. So hari abanyishyura amafaranga menshi ariko nkababura. Birambabaza kutambyaza umusaruro kandi waranyishuye.
ibyo byose ndi kubivugira iki? Forex ni umwuga mwiza. Niba warayize muri House Church College cyangwa se warayize n'ahandi, Forex ni umwuga mwiza. Ntubyibikeho, abana bawe ugomba kubibigisha. Shaka uburyo uri bubigishe mu buryo bworoshye babasha kumva, abimenye, acuruze, atangire acuruze. Uzatangazwa no kubona ashobora gucuruza neza kukurusha kubera ko we nta marangamutima abishiramo. Mwigishe risk management nziza, mbese ubumenyi ufite ubumuhe. Nturangazwe cyangwa se ntushukwe nuko ari kujya ku ishuri muteganya ko azabona akazi. Imyaka iri imbere nta mirimo izaba ihari. Mwigisha hakiri kare, yibikeho umwuga uzamugirira akamaro cyane kandi none bidategereje ngo ategereze yazabe mukuru. Uyu nguyu nyuma y'umwaka araba ari umu professional trader uteye ubwoba, nta kintu na kimwe atazi. Noneho hanacuruze ku myaka ye 10 acuruze adafite stress yariyo yose, ari kwinjiza amafaranga ye. Yego ntago aragerageza yo kuzayamanaginga, tuzayamanaginga, ariko yinjiza amafaranga ye. Ariko icy'ingenzi amenye umwuga, awumenye hakiri kare, ku buryo azajya kugera ku myaka y'ubukure atazi ngo ikibazo cy'amafaranga kimera gute, ni gute umuntu abura akazi ko gukora, ni gute umuntu abura amafaranga, atazi ko ibyo bintu bibaho. Mu by'ukuri mu ntego nakunze kugira nuko abana banjye nta muntu muri bo, nta n'umwe uzajya gukorera undi muntu. Mbese gukorera abandi bazajya bibaza ngo ese bibaho ko umuntu akorera abandi. Icyo nicyo nawe nifuza ko yige uyimenye. Ushatse ntuze muri House Church College kugira ngo wumve ko ntari kubivugira amafaranga. Ushatse ntuze iwacu mu Rwanda hari henshi babyigisha, ndetse no mu Rwanda n'ahandi henshi babyigisha. Byige kubw'inyungu zawe, byige kubw'inyungu z'abana bawe. Uwo mwuga wibikeho, ni umwuga uzaguha amafaranga menshi. Kandi nkuko nabivuze, ntabwo Forex igoye. Itugora kubera ko tuzanamo amarangamutima, ifite inyota y'amafaranga, ariko ntabwo igoye kandi ifite ubushobozi bwo guteza imbere cyane. So uyu yatangira challenge, uyu nguyu yarabagumye kuri demo. Uzayimara igihe kingana gute? Ya mikoro yashize he? Uzayimara igihe kingana gute? Une semaine? 2 semaines? Non, igihe twavuganye ko zagira ari uko wamaze kubimenya neza. Donc numara kubimenya neza nibwo uzava kuri demo. Donc si tu veux gufata challenge vuba, tu dois savoir trader très facilement et très rapidement. Tu comprends? Ugomba kubimenya très rapidement, wamara kubimenya ukahita ujya kuri challenge. Reka ngarukira aha ngaha. Message ndanifite ni ukubereka ubuhamya umwana mutoya, abana batoya bari kubikora. Can you imagine? Nanjye ubwo mbitekerezaho nkumva ni nk'ibisazi. Hari ibyo ntari ntatekereje, ntabwo nari nzi ko bishobora kuzihuta kuri runo rwego. Ariko can you imagine umwana afite amadolari, amaze gukora amadolari 700 mu byumweru 2 byonyine bitaruzura neza. Aya mafaranga muri Funded Next n'urugero naho nzamufungurira account. Ayakoreye muri Funded Next amadolari 700 ni miliyoni irenga. Can you imagine umwana uri gukora amafaranga angana gutyo? Ushobora kuri kwikorera mu gihe kiri imbere, ukorera amafaranga angana gutyo. Ndumva nta kindi narenzaho, ibi bikubera motivation. Ubwo naha video y'ubutaha. Ciao ciao, Imana ibarinde.